ubu ibintu byose bifite gahunda yo kwenda kurangira, ubu biri mu nzira zo kurangira. Njya nibaza impamvu mu ijuru ariyo gahunda yo kuririmba, kandi utaha igihe nzagarukira nzababwira indirimbo enye zizaririmbirwa mu ijuru. Izaheruka izindi ngo ni indirimbo Imana izaririmba ibonye umugeni. Ubundi indirimbo ya mbere izaririmbwa na Mose, indirimbo ya kabiri izaririmbwa n'abitwa umuganura baboneka mu Byahishuwe ibice 14 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 5. Ni abantu bakijijwe bagapfa bakiri imanzi. Barimo hano muri riteraniro akirimo. Ubwo n'amasugi ni muhumure, simvuga ngo zimanike imanzi, muhumure. Uyu munsi nabiretse nabo ngo bazaririmba. Indirimbo ya gatatu ni indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, Yesu nawe azaririmba. Ariko karundura, Yesu namara gukora operasiyo enye zizabera mu ijuru. Iya mbere ni ugupima imirimo y'abera, iya kabiri ni ugutanga amakamba y'ibyiciro 5, iya gatatu ni gahunda yitwa kweza umugeni, kuko hano twezwa igice. Kuko tuba turi no gusenga umuntu avuga ati Imana ibabarire n'ibindi byose ntagize ute. Ibyo byose rero tugeze mu kirere. Haleluya! Ni mu ntanga gufashwa ndahagarika. Tugeze mu kirere, Yesu ngo azeza abera ibintu by'amatsinda 3. Icya mbere azabeza imvune batewe n'umurimo. Ubu mu murimo harimo imvune ku buryo umuntu asenga akabira ibyo yakabwiriza, undi akavuga ati ntacyo tugize ute. Hari umuntu uvuga ati ariko ko ntacyo ndumva. Nananiwe dusinzire gato mu Kirisito, wenda naniwe dusinzire. Ibitotsi bifata umuntu, kwiza ubusa umunsi umwe bikamunanira yarahoze asenga 7. Ibitotsi biragufata ukananirwa kureka ibiryo Imana yarabiguhaye kandi itarabiguha warabirekaga. Ibitotsi bifata umuntu gutura 1000 bikamunanira yaraturaga 5 nta kazi afite. Ibitotsi bifata umuntu. Komeze dushireme dushimiri. Undi umuntu apfuye yari umukristo, hari ibintu bine biba bimubayeho. Muri maso mbivuge. Icya mbere abatashye. Iyo mvuze gutaha ntabwo mwese mwabyumva, keretse nk'abantu bize muri internet barimo ngo bazamura ibiganza ko mbabuze. Umunsi wo gutaha murawibuka? Iyo bateka inyama wari kwirirwa mu kigo. Iyo umuntu atashye avuye mu isi nuko abameze. Ubundi mu bintu biri kuntera ubwoba ni abarokore batagikumbura mu ijuru, cyangwa se ngo bakumbure gutaha. Niba hari umushyitsi utera ingorane, ni umushyitsi usura abantu ntavuga igihe cyo kuzataha. Niyo mwaba mufite ibyo kumuha, niyo yakifata akajya muri twa dusane tw'abana muri herera muti ko kirya cyane tuzagikira. Uzi umuntu basura ntavuga umunsi wo gutaha. Mwigeze mugira umushyitsi nk'uwo? Mukabona umuntu araje ari kurya akanywa icyayi mu gitondo, ukabona yikomereje ubuzima, nubwo mwamufitanye isano mubona akabije. Ubu ntinya umurokore utajya ukumbura mu ijuru n'umunsi n'umwe. Nkumbura n'umunsi zagera mu ijuru, zanezerwa nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro iwuruta inshuti zose akandi. Haleluya! Mwitwaye neza, reka mbabwira kandi. Wanditse ya 74 muzo gushimisha Imana ngo yizereye rimwe na se bagira akarengane k'abavandimwe na nyina wari ushaje. Barabarenganya se kuko yarageze mu zabukuru, abavuye mu mubiri arapfuye. Begera wa muhungu baramucyurira bashike bati tuzareba uzongera kukuvugira, dore so aragiye. Ahita baririmbira yuzuye umwuka aravuga, "Je mfite umukizo yumvugira kuma nishuti dana singi
mukiza. Aha, mwe muretse tuzakubuza amahoro, uzaryama natwe dusinziriye. Abarahishuriwe yewe we Mana, arabwira ati mwebwe mufite umutekano, isoko y'amahoro mfite ntabwo iri mu isi. Abarabarimbiye kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, nyawe na Yesu mukiza wa atemba temba nkuru abizi icyamangasa buyaha. Mwitonde, ndabona muri gufashwa amabwira kandi mwemuretse baravuga bati nibyo uzanye, ngo bafata imyenda yajyanaga gusenga myiza barayitwika, bati turaguteze. Basanga yasomye ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Abakori n'ibice 5 bivuga ngo dufite indi nyubako itubatswe n'intoki z'umuntu. Arababwira ngo zahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twabacunguwe yatubikiyeyo, yangira amatsiko nkawifuza mujye icyama ngo nawuzawa hatazajya ngo buriya abayumva twabivuga igihe gito, niyo mpamvu tugiye kubivuga cyane. Haleluya. Ngo nukuvuga hehe? Mwijuru iyo ni iwacu, ahabera bahora bishimye, bahimbaza Imana ubuziraherezo. Haleluya. Yo ni intwaro ya mbere yirukana nde? Muracyahari mbabwiri ya kabiri? Intwaro ya kabiri yirukana shitani ni ukumwibutsa amateka yawe n'Imana. Nimujya munyikiriza ndabisobanura. Ubundi ntago Dawidi yaneshesheje Goliyati imbaraga zidasanzwe, yakoresheje intwaro yitwa amateka afitanye nande, ngo kuko akigera ku rugerero yabajije amakuru. Aravuga ngo umuntu tugiye kurwana arakebwe, mu ijambo rimwe arakijijwe, batireka da. Icya kabiri, ahantu atuye haba Imana, bati ntayiriyo. Ngarangije yibuka Uwiteka, abwira Sawuli, aramubwira ngo banza untege amatwi, ushobora kubumbona gutyo ukagira ngo ni ibintu bisanzwe. Aramubwira ngo ubwo nabaga ndi mu ishyamba ndagiye umukumbi wa data, ngo idubu ryajyaga riza cyangwa intare ngo yacakira umwana w'intama, ngo umwuka w'Uwiteka akaza kuri njye. Umva amateka. Ngo yarangiza ngo akamfata maze nkasingira, ngo intare nkayicakira nkayivutagura. Umwami yumva ibintu birakaze. Arangije ngo ubwo yarageze ku rugamba yaragiye kurwana na Goliyati. Goliyati yaravuye ati uneranye amabuye wagize ngo ndimbwa. Dawidi aramubwira ngo umva nkubwira ahantu nguteye si mwibuye, ahubwo nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye. Uyu munsi nagira gute? Nakwica. Intwaro yitwa amateka. Uzi ko Satani yarijya kubwira turapfuye, ukibuka ko hari ikindi gihe utapfuye yabivuze agahita agenda. Haleluya. Hari igihe korari ririmba ukumva iri guhishurirwa, ibyo mbihishuriwe nona. Haleluya. Intwaro ya gatatu ni indirimbo ariko zirivuye mu mutima wejejwe. Muzi impamvu zirukana shitani? Niwo murimo yakoreraga mu ijuru, ubu ntakiwukora. Iyo umuntu aririmbiye yejejwe rero, ngo mu bintu bya mbere byiruka mbere n'abadayimoni. Kuririmba wejejwe, shitani arirukanka. Iyo uririmba ugatera nk'ikorasi utunganye. Hari umukobwa wigeze gutera ikorasi atunganye, yarayiteye abadayimoni barashwiragira.
ku buryo Imana yahise ivugira kuri uwo musozi yayitereyeho, kandi bihanuwe n'umushumba. Mujye mwitonda nibahanura bo ntibapfa guhanura. Intwaro ya kane yirukana shitani ni intwaro yitwa kwezwa. Buriya umuntu yejejwe nubwo nta bindi bintu yakora. Hari abantu bigeze kugira ububyutse burimo n'ubuyobe. Siko mvuze ibintu byinshi ntarasomara. Bya bintu byitwa ngo nibipantosi, niko batubwiye ngo nibipantekote, bitangiye kumfata. Maze bagize ububyutse, bari abagabo babiri, baravuga bati imbaraga dufite n'amavuta tukwiye kwipima ku musazi. Shaka kubabwira imbaraga zo kwezwa. Tukipima ku musazi tukamusengera ibidayimoni bikamuvamo. Barangije barirukanka bafata umusazi umwe, byarangiye. Barabizi abandi byararangiye. Baramufata bamujyana mu cyumba cyo ku rusengero. Bahera ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, bagera ku munsi wa gatandatu abadayimoni banga kuvamo. Babaciraho bakabishyura. Bagiye kumva bumva saa 9 z'amanywa ku wa gatandatu, ibidayimoni bivugiye muri wa musazi. Ayiwe karadutwitse, karatumaze, turashize, turahiye we. Bibaze bibaye. Naho bari bari gukangwa n'umurindi w'akana k'agakobwa kakoraga ahantu mu rugo, kari kiyiziye muri repetisiyo, katazi n'ibiberaho. Ariko ngo kajyaga kuza kagafata umwanya kakezwa we. Ngo ko kezwaga abadayimoni batangira gushya kataranaza. Ngo kateye intambwe kajya kugera ku rusengero, umudayimoni wa nyuma avuye mu musazi atigeze anasenga. Intwaro yitwa kwezwa yirukana shitani kuko ahita abura ahantu ahungira. Ubundi satani iyo arimo arahunga areba umutima wanduye. 12:43 muri Matayo, Yesu yaravuze ngo dayimoni yavuye mu muntu anyura ahantu hatari amazi, amazi asobanura umwuka wera. Ngo ariko akajya akora urugendo shuri, icyo bita visite, akaza gusura inzu yasohotsemo ari wo mutima w'umuntu. Kandi ntabwo apfa kuza gutyo, abanza kugucunga. Ngo yarangiza akabona inzu itagira utuzi. Dore umutima wanduye ukuntu shitani awukunda. Ku buryo niba ikidayimoni kivuye mu muntu wakizanye uyu munsi kubera ko yejejwe, shitani ahita areba undi mutima wanduye, kabone n'ubwo waba uhanura, ahita yirohamo, ibidayimoni wazanye bikikuba inshuro 7 kuko wanduye. Muragomba kwezwa kugira ngo Imana ize mu mitima yanyu. Dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Some Yesaya 26 umurongo wa 2. Mukunda ijambo ry'Imana? Abakunda ijambo haleluya. Iyo umuntu akunda ijambo ry'Imana bafite amahirwe yo kuzatinda mu rusengero. Nimubona umuntu urigiyemo mukabona aragiye, burya bavuze ati burya mfite n'iminsi mike ziriya n'intashyo abari kuba. Kabona umuntu asohotse ijambo ry'Imana rigiyemo, burya bari gutanga intashyo ko asigaranye iminsi mike. Yesaya 26 umurongo wa 2. Ndibwira ko mwahageze, reka dusome. Bibiliya iravuze ngo nimwugurura amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Mwakire ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo yabwiwe ba mukristo basoje urugendo rwabo rwo mu isi. Ngaho curanga mukozi w'Imana injyana y'igisirimba yinshurangire ndirimba ibitero nka 2. Ariko impamvu yo kuririmba indirimbo ngiye kuririmba reka nyivuge. Umugabo witwa mukristo ngo yarari kumwe na mugenzi we witwa Mwizerwa, ngo bagiye kwinjira mu isoko ribura umumaro rigereranywa n'isi. Ngo bahura n'inshuti yabo ya kera yitwa mubwiriza butumwa bwiza. Ngo ubwo bahuraga ngo bararebana, baramenyana, maze ngo ibineza neza birabica, buzura umwuka wera, baririmba indirimbo ngiye kuririmba. Ngaho curanga. Imana yakoze neza ibidutangaza, abantu bo muri isi batari babona, abantu bo muri isi batari babona. Muimbazi atembe
inzira ducamo, nitubana n'ijuru tutishwe n'ibyaha, nitubana n'ijuru tutishwe n'ibyaha, twaherukanaga kera nyamara noneho dusubiye kubonana dufite ibyishimo, dusubiye kubonana dufite ibyishimo. Yemwe bagenzi dukunda, nta kibi twibuka mu byo twafatanijemo, turabashimiye. Ibyo twafatanijemo turabashimiye. None umugisha w'Imana uhorane namwe, ibibanezeza mu nzira mucamo, ibibanezeza mu nzira mucamo, ibibanezeza mu nzira mucamo. Amen. Ko nangiye gufashwa. Haleluya. Kandi ukuntu ibihe Imana yamaye biteye, nta wundi byishinga. Ubu munagiye inama, ubu hari umuntu uza yaranze Imana akavuga ati ndayimisha kudafashwa kuko yanyimye urugo. Ubu nubwo wayihima, twe dufite intego yo gufashwa. Haleluya. Yesu mwene Dawidi. Hari igihe umuntu aba ati barabwiriza ndakaye, baririmbe ndeba nabi, nushake twe twafashijwe. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani, atuongoza kwa neema na tushibisha. Tazama yupo pamoja nasi, neema itaishi kamwe. Haleluya, 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 amen. Tazama, tazama yupo pamoja nasi, neema itaishi kamwe. Haleluya, haleluya. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vimetoweka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni vema kumupenda Mungu aliyetukomboa, vizuri kuwa mtu wake, sitapotea kamwe. Furaha yetu itabakia ikiwa vyote vimetoweka. Haleluya, 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 amen. Na tusisumbuki tena chakula wala nyumba, maana vyote twavipata kwa neema yake Mungu. Njia
yote atuongoza chukua mizigo yetu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Abantu bari kumva hari akantu kari kuza muri bo. Buno ukuntu amateraniro ameze, ahantu mwirirwa mu isi, ubundi isi ifite pourcentage cyangwa se amadoze yo kuvangira umukiranutsi. Iyo ugenze muri bisi irimo umuntu wagiye mu bapfumu, hari pourcentage zimuvaho zikagufata. Iyo harimo umuntu warayasambanye, hari izigufata. Iyo harimo umuntu wakubise umugore, hari izigufata z'umujinya. Hanyuma iryo shyano ryose iyo tugeze mu iteraniro ry'abera, ibintu byose byagiye bikuzaho nk'uko turi kuririmba, biba biri kwirukanka bishwiragira ku buryo umuntu atahabaye mushya. Arabyumvise ure? Amateraniro nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza. Nikundira kwibera mu mahema yawe, amahema yawe Mana ni meza. Reka ngabanye amakorasi ntaza. Yesu mwene Dawidi. Undi mu bintu tuzakorera mu ijuru n'indirimbo narabibabwiye. Ubu ibintu byose bifite gahunda yo kwenda kurangira, ubu biri mu nzira zo kurangira. Njya nibaza impamvu mu ijuru ariyo gahunda yo kuririmba, kandi utahigiye nzagarukira nzababwira indirimbo enye zizaririmbirwa mu ijuru. Izaheruka izindi ngo ni indirimbo Imana izaririmba ibonye umugeni. Ubundi indirimbo ya mbere izaririmbwa na Mose, indirimbo ya kabiri izaririmbwa n'abitwa umuganura baboneka mu Byahishuwe ibice 14 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 5. Ni abantu bakijijwe bagapfa bakiri imanzi. Barimo hano muri iteraniro akirimo. Ubwo n'amasugi. Ni muhumure, simvuga ngo zimanike imanzi, muhumure. Uyu munsi nabiretse. Nabo ngo bazaririmba. Indirimbo ya gatatu ni indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, Yesu nawe azaririmba. Ariko karundura, Yesu namara gukora operasiyo enye zizabera mu ijuru. Iya mbere ni ugupima imirimo y'abera, iya kabiri ni ugutanga amakamba y'ibyiciro 5, iya gatatu ni gahunda yitwa kweza umugeni, kuko hano twezwa igice. Kuko tuba turi no gusenga umuntu avuga ati Imana ibabarire n'ibindi byose nagize ute. Ibyo byose rero tugeze mu kirere. Haleluya. Ni munanga gufashwa ndahagarika. Tugeze mu kirere, Yesu ngo azeza abera ibintu by'amatsinda 3. Icya mbere azabeza imvune batewe n'umurimo. Ubu mu murimo harimo imvune ku buryo umuntu asenga akabira ibyo yakabwiriza, undi akavuga ati ntacyo tugize ute. Hari umuntu uvuga ati ariko ko ntacyo ndumva. Mwabonye ukuntu izi korari kaza nk'uko yambaye n'iniforume ku mibyizi, umuntu akavuga ati yewe ntacyo bagize ute. Ibyo bizana imvune. Abatumishi bari muri iteraniro nibo babiyumva n'abashumba. Ubu mudutera imvune. Ariko ng'icya mbere Yesu azakora. Haleluya. Abera batararwara twajyaga turirimba ngaza nkanda kanda, aza nkanda kanda, aza nkanda uwo mwami, aza nkanda kanda, aza kandi ibirenge by'uri imisozi, aza kanda amavi we yarushye apfukama, aza nkanda uwo mwami. Izi mvune baduteza Yesu azabanza zitweza. Icya kabiri ngazatweza n'ikintu bita amakosa tutibuka twakoreye mu murimo. Kumubona abantu barakaye uti nanjye ndabahima n'abantu mirasinzagaruka, burya ni ikosa. Ibyo azabitweza. Ubundi ngo atweza kuri operasiyo ya nyuma.
haleluya, ngazatwezesha amazi n'inkovu zo mu biganza bye. Mwamuretse mwitonde mwamuretse ngo zeze umugeni ngagenda kumumurikira Imana kubera ubwiza azaba afite. Imana ngo nicyo gihe cya mbere izananirwa gutandukanya umukwe n'umugeni. Ngo bikimera bityo mwamuretse ngo nubwo nta marangamutima igira, uwo munsi azayifata kwiyumanganya binanira, izaba yicaye ihaguruke iririmbire. Ubu ngo hari uwahimanye yatashye. Imana izaririmbira umugeni. Mbega indirimbo Imana izaririmba we, mufite amatsiko yo kuzayumva? Hari umukobwa w'umurundi wafashijwe ahita yiririmba akantu gato. Araririmba aravuga ngo bamwe bazama baririmba bari kumwe n'ababowe n'amaraso, uzabayo ngezobayo, bazabona umwami w'ubwiza atamubabaro ukiriho, bame banezeranwe nawe, uzabayo ngezaba. Ngaho n'undi uyumva nahaguruka yitere. Ima bamwe bazama baririmba bari kumwe n'ababowe n'amaraso, uzobayo ngezobayo, bazabona umwami w'ubwiza atamubabaro ukiriho, bame banezeranwe nawe, uzabayo ngezobayo. Hariho bamwe bazinjira mw'ijuriyo, babona ibyiza babikiwe, uzabayo ngezobayo. Hariho bamwe bazinjira mw'ijuriyo, babona ibyiza babikiwe, uzabayo ngezobayo. Bari ku misozi yerane banezeranwe n'umukiza, basize imibabaro yose, uzabayo ngezo. Icyo gihe ngo Yesu mwemuretse ngo icyo gihe ngo Imana izafata umwitero wa Yesu ngo ihere kuturira twose twarize turizwa n'umurimo we, ngo azayahanagura, kuko tuzaba tugiye mu ijuru ritarimo amarira. Nivugiraga ku ndirimbo, reka ngaruke. Haleluya. Mfite intego ivuga ngo imiterere y'inzira ntigutandukanye na nyirayo. Imiterere y'inzira ntigutandukanye kuko ifite imiterere itandukanye. Hari ahazamuka, wanditse igitabo cy'umugenzi yahise ibiruhanya, birahari muri iyi nzira, ariko avuga akantu karyoshye, aravuga ngo kuri uwo musozi witwa ibiruhanya ngo nyirawo yashyizemo akazu ko kuruhuriramo imibiri, ariko iyo umugenzi arangaye aruhuriramo n'umutima. Watera ikorasi abantu bafashijwe, iryo shimwe umubiri ukaryiyitirira, kirazira. Uryo umuntu avuga ati murabona amavuta nari mfite, ubakwiriye kuba nta kantu bama, icyo gihe uburangaye. Akazu ko kuruhuriramo umubiri. Harimo n'ahamanuka
kandi umwanditsi yaravuze ngo kuriya musozi uruhanya kuwuterera no kumanuka nuko bimeze, kuko guca bugufi biraruhanya cyane iyo umuntu ageze kure. Uzi kugira ngo umuntu ace bugufi amaze igihe mumuzi, yicishe bugufi. Na n'uyu munsi tuvugana ndakibaza impamvu umugabo witwa Yesu yagiye gupfa atazwe. Mwebwe mujya mubyibaza, muri ukuntu abantu ari ibirangirire. Yesu akajya gupfa bakavuga ati ntituri bumumenye, ariko umuntu umuzi naza kumusoma byibura kandi uwo babana turamenya uwo ari we. Nimwibaza ukuntu atarazwi n'ibitangaza yakoreye mu isi. None ubu umuntu uzi kuvuga gusa nta na gripe yakiza mu isi ngo ni ikirangirire agezweho. Ibintu byo guca bugufi iyo bikunaniye no kujya mu ijuru riba riri kure yawe. Ko Imana ikunda abantu boroheje mu mitima. Kankomeze, bamukristo mu bikombe byinshi banyuzemo ngo baje kugera hitwa ku misozi y'igikundiro. Nimunyikiriza ndabisobanura. Imisozi y'igikundiro isobanura amasengesho asengerwa mu ijuru rya gatatu, kuko amajuru asengerwamo ni atatu. Umubare munini abasenga batinda mu rya kabiri, ringana nk'iteraniro rya kane muri ane Yesu yabagamo ridafite umumaro. Yesu yabaga mu materaniro ane, irya kane yabaga ashinzwe gutangiramo ibiryo, kandi abantu benshi cyane niryo bakundaga, bakarikunda we. Ko ngo hari yigeze kubitanga mu bice 5 muri Yohana bukeye, noneho n'uwari wasibye aramubwira ati uzi ibintu biri kubera mu Gatenga niba ariho bari bane. Wa mugabo ari gutanga ibiryo ku buryo n'umuntu utajya ari guhaga bigasigara. Iryo bya Yesu nta mahana barimo, niyo twaba duke. Ubu niyo umuntu ageze mu gihe cyo kubura ibiryo, Imana igifata inda z'abana nabo ntibagira peti cyane, bakarya duke. Nuko bigenda. Barabata abantu bari kurya mu bice 6 bahita baza biruka. Turi kuvuga ijuru rya kabiri abantu basengeramo. Baraza bati mwigisha twakubuze pe. Ariko biravuga ngo we ntiyajyaga abwirwa iby'abantu kuko yarazi bigize ute bibari. Arabareba baravuga ngo sinjye mwashakaga, ahubwo ya mitsima nabaye niyo yabagaruye. Ahita babwira ijambo ry'umwuka, ariko kubwirwa iby'umwuka nta ukubamo, ni nko kubwirwa iby'ubugingo bwaragushizemo, bingana nko kukwereka amakuru y'Igishinwa uri umunyarwanda. Nta n'iminota 2 wayareba, cyangwa kugutuka mwiringa ruvuka i Kigali. Niyo bagutuka ibitutsi bikomeye ntubyumva. Arababwira ngo mukorere ibyo kurya bidashira, kuko basogokuruza banyu bariye manu barapfa, ariko urya umubiri wanjye ahorana ubugingo muri we. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire mbere dushimire. Undi umuntu apfuye yari umukristo, hari ibintu bine biba bimubayeho. Muri maso mbivuge. Icyambere abatashye. Iyo mvuze gutaha ntabwo mwese mwabyumva, keretse nk'abantu bize muri internet barimo ngo bazamura ibiganza ko mbabuze. Umunsi wo gutaha murawibuka? Iyo bateka inyama wari kwirirwa mu kigo. Iyo umuntu atashye avuye mu isi nuko abameze. Ubundi mu bintu biri kuntera ubwoba ni abarokore batagikumbura mu ijuru, cyangwa se ngo bakumbure gutaha. Niba hari umushyitsi utera ingorane, ni umushyitsi usura abantu ntavuga igihe cyo kuzataha. Niyo mwaba mufite ibyo kumuha, niyo yakifata akajya muri twa dusane tw'abana muri herera muti ko kirya cyane tuzagikira. Uzi umuntu basura ntavuga umunsi wo gutaha. Mwigeze mugira umushyitsi nk'uwo? Mukabona umuntu araje ari kurya akanywa icyayi mu gitondo, ukabona yikomereje ubuzima, nubwo mwamufitanye isano mubona akabije. Ubu ntinya umurokore utajya ukumbura mu ijuru n'umunsi n'umwe. Yankumbura n'umunsi zagera mu ijuru, zanezerwa nimureba mu maso, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro, iwuruta inshuti
inshuti zose anyurura mbabaye anyiza amakuru amaganya yanjye yanyaki umwami yakankinyenye horiya we uw'igikuru uruta inshuti zo. Mwitwaye neza, reka mbabwira kandi mwitwaye neza, reka mbabwira kandi wanditse ya 74 muzo gushimisha Imana ngo yizereye rimwe na se bagira akarengane k'abavandimwe na nyina wari ushaje. Barabarenganya se kuko yarageze mu zabukuru, abavuye mu mubiri arapfuye. Begera wa muhungu baramucyurira bashike bati tuzareba uzongera kukuvugira, dore so aragiye. Ahita baririmbira yuzuye umwuka aravuga ye mfite umukizo yumvugira kuma nishuti dana singizo mwisi iteka randinda kanyi icamuwaka mukiza. Aha, mwemurese mwumva amakuru. Baravuga bati niba uzanye iyo mitwe tuzakubuza amahoro, uzaryama natwe dusinziriye. Abarahishuriwe yewe we Mana. Arabwira ati mwebwe mufite umutekano, isoko y'amahoro mfite ntago iri mu isi. Abarabarimbiye kurubu njyangira amahoro mu mutima nyawe na Yesu mukiza wa atemba nkuru abizi icyamangasa buyaha. Mwitonde ndabona muri gufashwa amabwira kandi mwemuretse. Baravuga bati nibyo uzanye, ngo bafata imyenda yajyanaga gusenga myiza barayitwika bati turaguteze. Basanga yasomye ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye abakori n'ibice 5 ngo dufite indi nyubako itubatswe n'intoki z'umuntu. Arababwira ngo zahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane twabacunguwe yatubikiyeyo yangira amatsiko nkawifuza mujye icyama ngo nawuzawa yewe ninginga Imana ngikwe ariko muzi akantu karyoshye Imana yakoreye abera. Uzi ko Imana ijya idukopeza ku ifoto y'ijuru uko rimeze. Ubungubu ni ukunguku kana agafoto gato. Baravuga bati niba uzanye iyo mitwe y'abapene y'abarokore tuzaguhima nidutanga iminani tukwime. Yibuka ijambo riri muri 14 Yohana aravuga ngo Yesu yavuze ngo mu rugo kwa data hari amazu iyo ataba mbabwi. Abaravuga ngo nzahabwa ikibanza na data wo mwijoro mu rugo rwe rwera kubw'umwana we azangezayo ngo tubane iteka ryose icyama ngo nawe tuza ngo bumva impande zose zashize ni
nibwo bakoze akantu baramubwira ngo turumva uwo mugabo akomeye mudusabire. Yandika igitero cya nyuma aravuga ngo numara kumwe mera nk'umukiza wa uwamye mu bandi ibyo yagukoreye usabe n'Imana bayishoye bahabwa. Uri kubyumva? Tera haleluya. ariko ma kumbona ari byiza we bizamera bite mu ijoro? Mana Yesu Kristo, tuzataha rwose mu mwuka. Hari umukecuru ngo yajyaga avuga ati ninicwa n'indirimbo niriye izanyica, bakagira ngo ni imikino, kandi koko bayiririmbye ngo iramwica aragenda. Mbega gupfa kweza, namwe muragapfuko. Reka mvuge ibikombe bibiri dusenge. Bari kuri iyo misozi y'igikundiro ngo bahuye n'abungeri batatu bashushanya Imana Data n'Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Uwa mbere yitwaga Kamenyero, undi yitwa Bwenge, undi yitwa Ntagoheka. Barababwira ngo si benshi batangiye kujya mu ijuru ngo bagere kuri uyu musozi mugezeho. Kuririmba biroroshye, guhanura biroroshye, kubwiriza biroroshye, ariko kugera ku misozi y'igikundiro aho bita mu ijuru rya gatatu ntago ari ibya bose, n'iby'intwarane. Barangije barababwira ngo ni byiza rero ubwo mugeza, kuko benshi bashatse kujya mu ijuru bagwa mu nzira bataragera kuri iyi misozi. None ni byiza ubwo muhageze. Ngo ba mukristo bagira ikibazo, ngo mukristo ahita abaza babungeri ngo ubwo bimeze bityo inzira imeze ite? Babungeri barababwira ngo inzira ni nziza kubo yatunganirijwe, ariko abanyabyaha bazayigwamo. Mukristo ahita abaza ngo mbese hari abantu batangiye kujya mu ijuru bakagera kuri iyi misozi ntibagere muri icyo gihugu cy'ijuru? Uretse gucuranga amabwiriza ijambo rikomeye, baramusubije ngo hari n'abarenze iyi misozi ntibarigeramo. Mukristo agira ubwoba, ibaze noneho ku muntu utarayigeraho. Iyo bavuze ijuru rya gatatu, naho hantu umuntu asenga agasiga isi, agasiga umwuka w'isi n'amaganya yawo, akasiga abantu ku rwego ahura na Yesu nyirizina. Niho Paulo yageze aravuga ngo abantu twari turi kumwe babonye umucyo, ariko muri uwo mucyo nge numvamo n'ijwi. Aho hantu rero barababwira ngo urugendo n'urwo kunanira batazagerayo by'ukuri. Maze barababwira ngo muze tubereke ibintu ngiye kubabwira tuhite dusenga. Barababwira ngo ejo nihataba urwokotsi, nimunyikiriza ndasobanura urwokotsi. Urwokotsi ni ibintu bikubuza kureba ijuru kandi rikwegereye. Ubu urwokotsi rwaba abana wabyaye bakakunanira, Imana ikajya igusura ikakubura wagiye muri ayo maganya. Urwokotsi rwaba ubukode, ku rwego umuntu yuzura umwuka wera ari uko yishyuye inzu. Urwokotsi rwaba umugore wizaniye, rwaba umugabo wishakiye. Barababwira ngo ejo Imana ibandindira urwokotsi mu izina rya Yesu. Barababwira ngo ejo nihataboneka urwokotsi nsifa kwa Mungu. Ngeze aharyoshye munyitabe. Igihugu mujyamo kirahari, nihataba urwokotsi tuzakibereka ejo. Barababwira ngo kandi tuzakoresha darubini zibasha kubonayo, darubini zibona ijuru n'ijambo ry'Imana. Barababwira ngo izo darubini kandi nazikitonderwa, mukwiye kuba muhagaze muri pozisiyo yo kuzirebesha. Igihe cyose uzaba utakiryoherwa n'ijambo ry'Imana, uburwaye wenda gupfa. Igihe cyose umwigisha azajya ajya mukumva birabishye, ntushobora kubona ijuru bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Igihe cyose uzumva utagifashwa naryo. Barabwira ngo ejo rero tuzaribereka iryo juru mujyamo. Ubundi hari abantu nka batatu babonye ijuru kurusha abandi uko giye mbyumva. Uwa mbere ni Yohana.
yaravuze ngo ni ururembo rw'izahabu, kandi ngo yaruboneye ahantu bita ku kirwa cyitwa Patimo. Undi wasabaye nk'umurusha n'Aburahamu, kuko ngo we ngakimara kuribona 11 mu Baheburayo, ngakimara kurungurukayo ngo yabonye karitsiye Imana yateguriye abera gusa nta wundi muntu uzayibamo. Ahita abwira abahungu be Isaka na Yakobo ati nimuzubake mu isi, mutangire muwe muri shitingi, inzu ziri mobile zigendanwa, kuko nabonye umudugudu Imana yubatse umva umwanzuro w'umuntu warebyeyo we. Bati ntawakira amatiku y'abafundi n'abayede naribonye, nzarorera kubaka kandi afite ifeza zo kubaka. Wa gatatu nabonye barusha ni Paulo, we ngo yaraharebye agarutse mu isaburi icyo avuga, aravuga ngo iby'amaso atigeze kubona, iby'amatwi atumvise, n'ibitinjiye mu mutima w'umuntu, nk'uko ijuru rimeze. Maze ngo bukeye ngeze aharyoshye, mureke munega amatwi gato, ngo babazanira darubini, ngo bakirebayo sifa kwa Mungu, ngo kubera ko ngo umucyo wari uri muri urwo rurembo wari mwinshi, ngo bahuma amaso ntibabonayo neza. Bisobanuye ko ijuru ntushobora kubona uko warigereranya mu isi, ntushobora no kurebayo nyirizina ugituye hano, ntibikunda. Niyo mpamvu muri ibyo yavuze ngo ndi no mu isi bigira gute. Amayira abiri ni ryari? Ni igihe cyose umukristo ageze mu gihe cyitwa gushoberwa, kandi iki gihe kijya kibaho umuntu agashoberwa burundu, ku rwego ashoberwa agashoberwa kubera ko situwasiyo ahagazemo ibintu iri kumusaba ntabyo afite, kandi ibyo tubisangiye n'abatizera. Iyo rero umukristo ageze aho Satani akuzanira inzira y'ubusamo yo gukira, kubwira ati shingire n'iryo rembo risigaye uzongera wihane nta gihe batihana. Urumva mu mayira abiri umuriganya aba ari hafi cyane, kandi umuriganya yaba n'uwo musengana, umuriganya akakuriganya. Hanyuma reka nihute, barababwira ngo icya kabiri, muzirinde igihugu kiroze, nimugitambuka iri joro muzarijyamo. Reka mbivuge nihuta. Bwarakeye ngo barabaherekeza, baragaruka ku misozi baragenda. Bakigera imbere ngo bagera ahantu bita mu mayira abiri aho inzira irangirira, ngo bahura n'umugabo wiraburaga ariko yambaye ikanzu y'umweru. Bisobanuye ko bazaba bafite ishusho yo kwera ariko bagakana iki? Imbaraga za ukuriganya. Ni umuntu uzi ibyo arimo, ni umuntu udafite intego yo gukizwa, kandi iyo shitani yishe umuntu amuha umurimo wo kugusha abandi. Iyo yamaze kuzimya umwuka n'umuriro w'Imana muri wowe, agagukuraho yakuzimirije agukoresha uhazimiriza abandi mu bana. Umuntu wese yapfuye muri korari, shitani amurindira izamu ryo kumusohora, ahubwo akajya amukoresha yica abandi baririmbye. Ku buryo umudiyakoni shitani yishe, umushumba atanga igitekerezo kuko yamaze kumwisha, avuga ati ariko murumva ibintu byumvikana mu byange. Maze urumva umuriganya ngarabashorera, arabwira ati nzi inzira ibajyana aho mwajyaga, ngarabajyana arabayobora kugeza ubwo yabataye mu kigoyi. Ngo bakigeramo babura icyo bakora, basigara biganyira, ngo barira amarira menshi. Aya marira asobanura kwihana. Ngo bararira, ngo uko bariraga, ngo haza kuza umugabo ufite inkovu mu biganza bye, ngo abitegereza bari mu kigoyi, arababaza ngo ninde wabagejeje aho? Ubu nubwo abantu batazi ibyakubayeho, Yesu arabizi, azi kuba mu kigoyi, azi ko wakigezemo, nubwo ucyantona bigakunda, nubwo ukiyobora amateraniro ikigoyi ubamo, Yesu ntabwo agihishwa. N'umuremyi w'isi yose ni uhindutse muto, n'Uwiteka nyirigira utaremwa udashira we. Arangije ngo abahereza ukuboko,
abakuramo, ngafata umugozi uboheshejwe inyama, abakuramo abasubiza mu nzira. Nihuse ngo baragenda rero, ngo bageze imbere bahura n'uwitwa Muhakanamana, ngo akibareba arabaseka, bibaza ibimusetsa. Ubu hari abantu bahakana Imana kandi nibayihakanisha kuvuga ko itabaho, bayihakanisha imirimo. Ni abantu babwira abantu isi kandi ijuru rihari. Bariya abantu bahakana Imana byuzuye. Abantu bakundisha abantu iby'isi kandi no mu ijuru hariho, bahakana Imana mu buryo bukomeye. Ngo Muhakanamana akibabona arabaseka, arababwira ngo mbonye abantu babaswa, arababwira ngo icyo gihugu muri gushaka nta kibaho, nta hantu hameze nk'aho hariho kuva n'abera nigeze mbona. Aravuga ngo maze imyaka 20 nshaka urwo rurembo nararubuze. Ubu hari abantu babuze ijuru kubera ko batigeze barikunda n'umunsi n'umwe. Bibiliya banga Imana yabo ni iki? Hari ibintu bitatu mutazasenga ngo byuzure nubwo mwazaneriya warushije abantu gusenga. Yakobo 5:17 niko havuga. Icya mbere ni iziko. Abanyakigali reka nkoresha ijambo ryitwa imbabura. Nta bwoko bw'umufuka w'amakara wakereka imbabura ngo ititire, irawucana mpaka ushize. Icya kabiri kitazuzura ni iziko. Icya kabiri kitazuzura nkisobanure n'icyo bitinda. Ubinda niyo wayigaburira ute wahaze cyane asonza mbere y'abandi, nta rwego warya ngo utazongera. Cya gatatu kitazuzura ni ibituro nibihaga abapfu. Iyo umuntu ahora afite inyota y'iby'isi ntishobora kumushiramo. Reka mbakopeze ibanga, nubwo abantu bafite ibintu mwigeze mubona ushima Imana ko yabonye amafaranga, akaka umushumba mikoro ku cyumweru ati mushumba narayabonye reka nshime Imana. Mbakopeze impamvu nawe murabona. Murayizi impamvu? Nta muntu n'umwe uzayashaka. Bazomwegeranye ngo urumva ushaka ngahe. Ntayo muzi, ni mubye muvugisha ukuri. Murashaka ngahe? Korari Beura ukuboko kw'iburyo murashaka ngahe? Niyo mpamvu rero, kuko nta muntu uzi umubare wayashaka, niyo mpamvu nta muntu uraza gushima ko yayabonye. Ariko iyo umuntu yuzuye umwuka wera, Pawulo yaravuze ngo nize kunyurwa. Aravuga ngo kandi yandikiye Timoteyo, urwandiko rwe rwa mbere, yandikiye Timoteyo ibice 6:6, aramubwira ngo icyo akora iyo kubaha Imana gufatanije n'umutima unyuzwe kurimo inyungu nyinshi. Muhakanamana rero ngarabahakanira. Ubu hari umuntu uvuga ati bino bintu byo gusenga, ibintu naburiyemo umugabo, wowe wavuga ngo birimo Imana. Uwo muntu ahakana Imana burundu. Maze ngo baraseka baramubwira ngo twebwe ubwo twari ku misozi y'igikundiro, iryo juru wakanye twararyirebeye kandi niho turimo turajya. Ntabwo azacogozwa n'inshamugongo, abazimubwira nibo baza. Abanzi be bose ntibamugarura munsi. Ngeze ku musozo tugasenga. Ntukareke kujya mu ijoro, ujye utumbira Yesu. Iyo urebye Yesu akurebera ibikureba nabi. Kumuhanga amaso egare kareba nawe ibintu byakurebaga nabi. Maze ngo baragenda bageze imbere, reka nsoreze kuri icyo gihugu duhite dusenga. Ngo bageze ku gihugu cya kindi kiroze bababwiye. Reka nyisobanure mu minota 2 duhite dusenga. Imana ibandindira igihugu kiroga, kandi mwumvisha imiterere yacyo mugikunda kubi. Igihugu kiroga ni amasezerano Imana yakwemereye mu ruhande rw'umubiri ibisohoje. Nabonye abantu bagera mu gihugu kiroga biga gutunga abagore 3 kandi barahoranye umwe mu bibazo. Mu gihugu kiroga nibwo abantu bananirwa kunywa fanta bakanywa ibiyobyabwenge n'ibiyoga. Mu gihugu kiroga nibwo abantu biga gusiba amateraniro bakajya bigira mu masiporo. Mu gihugu kiroga nibwo abantu bananirwa gusenga ku rwego amasengesho abashirana bakajya basengera stoke kubera kubura umwanya wo gusenga. Tubisengeye rimwe tubihurijemo, uzabyeza iminsi yose tuzabirya. Mu gihugu kiroga, mu gihugu kiroga abantu barashirirwa, abantu bagashirirwa we bagasigara ku masengesho yitwa ingingo z'ingenzi.
burya abantu bashirirwa umudega bakajya abwira umudamu ati zenga mu ncamake ndakuzura rondogora cyangwa ry'isengero dore turananiwe. Mana wakoze twakurinze toka Satani ibyo nakubwiye wibwira ijoro ryiza bayi Imana na hejo. Amen. Mu gihugu kiroga, igihugu kiroga, igihugu nubwo mu biseka birababaje, igihugu kiroga Satani ahinduka umutayeri ukudodera imyenda, kubwira ati nta mpamvu yo kwiyambika imyenda iteye ityo ufite amaguru me. Nirinze kubivuga uko birakomeye, ariko hari umuntu wavuze ngo ntawe ugira ameza, ngo yaragenzuye abona n'inka zirusha ubushongora amaguru y'abantu iyo batagihumeka, kuko byibura iyo ngiyo ipfuye bajyana mu isombe no mu nyama, naho wowe habe no mu ishu n'uwabibona yavuga ati abazimu bagira ute. Mu gihugu kiroze abantu barahinduka, mu gihugu kiroze abantu baritukuza, kabona umuntu yarihinduye azize igihugu kimeze ute. Imana yigeze kubwira Dawidi ngo Dawidi we nagukuye ahantu hakomeye, nguhereza ubutunzi bwose bwa sobuja, nguhereza abagore be ngo bagusegure, ibyo naguhaye iyo biba bikemba naraguhaye n'ibindi, ariko dore ibyo unyituye mu gihugu kiroga. Igihugu kiroga ngo bakikegera bafashwe n'ibitotsi. Uzi ko umuntu agera ku rwego bamutumira ahantu henshi akabura umwanya wo gusenga na rimwe, akajya akoreshwa n'Imana aho imuboneye. Hari abantu bakoreshwa n'Imana nka Aroni atarasukwaho amavuta. Ni abantu Imana idafite umwanya wo guhura nayo, ibatumaho ku buryo umuntu abona n'ibyigisho byamushiranye agasigara na wa mutsima wa Gibeyoni. Murawibuka wari ugwengeye utoye n'uruhumbu, kavuga tubwo rikoze mu gatenga ndarijyana no ku muhima, ndabona rigize imbaraga no mu gakinjira Nyarugenge nzarijyanayo. Murabazi bari abantu bageze mu gihugu kiroga kubera ubututi bwinshi batumirwaho, basigarana umutsima utoye uruhumbu, ku buryo korari isigara akaririmbo bakavuga ati ariko ya ndirimbo yo muri bibiri murayibuka iyi korari, kandi abayihimbye bose bagihari. Murumva igihugu kiroze, tayibeti muri bukarunaka kiri muzima we kandi barabona humeka. Igihugu kiroga, igihugu kiroga ni kibi, Imana ibarinde kugisinziriramo. Igihugu kiroga gifata umuntu kikamubikamo ibitotsi, akajya abwiriza iryavanye kuri YouTube, kavuga ati nirihe rigezweho ngo ndijyane mu cyaro aho batagira telefone smartphone. Njya mbabona nta kindi bazize n'igihugu kiroga. Imana ntigiba muzehe, ahubwo abantu nibo basaza. Kadusenge ngo ibitotsi bifashe byiringiro kuko yari muto, ntukabe wenyine wa mukristo we utazagwa mu nzira. Ngo ibitotsi bimuremye umutwe, abwira mukristo ngo reka dusinzire gato mukristo mwiza, nananiwe dusinzire gato mukirisito we, ndananiwe dusinzire. Ibitotsi bifata umuntu kwiza ubusa umunsi umwe bikamunanira yarahoze asenga 7. Ibitotsi biragufata ukananirwa kureka ibiryo Imana yarabiguhaye kandi itarabiguha warabirekaga. Ibitotsi bifata umuntu gutura 1000 bikamunanira yaraturaga 5 nta kazi afite. Ibitotsi bifata umuntu agasinzira. Mukristo aramubwira ngo umva amakuru umwene data, inkuru y'ukuri nabwiwe nuko umuntu usinziririye muri iki gihugu arinda asinzira ubutazicura. Barahari basinziririye, imbaraga zirabashirana ku buryo bavuga abantu imirimo Imana yakoze kera ikora ubungubu bakaba batakiyivuga. Hari abatumishi 3 ngo bashwaniye inyonjo yakiriye mu rubonobondo mu bubyutse. Umwe akavuga ati ninge wayikijije, undi ati wibeshya ni yanjye. Barayishwanira umusaza mukuru wabarebaga bona rubuze gica, arababwira ati rero wayikijije nuza gukiza n'izindi ziri Nyabugogo kuko nizirashira. Amatika bararangiye, ntago Yesu ajya bamuzehe, ariko iyo abantu imbaraga zabashiranye bavuga ibyakozwe kera iby'ubu ntibabivuga. Kandi iyo Satani akwisha guha mikoro yo kubivuga, kumva umuntu ati ubu kera twarasenze mugende gake,
twakoreye Imana, mwitonde mugabanye umuvuduko. Mukristo aramubwira ngo itonde, usinziriye aha nabyuka. Maze Byiringiro aramubaza dusoza, aramubaza ngo none ibi bitotsi bituzengereje gutya twabirwanya ute? Mukristo amuha inama, nanjye ngiye kubaha muri maso. Aramubwira ngo ibi bitotsi turabirwanyisha kubihereza ubuhamya, twibukiranya aho Imana yadukuye ikatugeza aha. Jya wibuka aho Imana yagukuye, bizakurinda kwibagirwa. Ab'imitima yinangiye barimbukiye mu butayu, ukuye Yosuwa na Kalebu, abagabo Imana yishimi. Nyemerera Mana, gendane nawe mu butayu na byiza bibayo. Nabonye abagabo bajya mu gihugu kiroga amasengesho akabashirana, bakajya batuma abayumbe kubagirayo, bati nta mwanya dufite. Umuyumbe nawe akabona niharira, akavuga ati nutayama ngo njye gusenga. Mbonye kontineri zirohama mu nyanja, mbona uri mu ndege iraguye, yamenye kubigukurizaho kajyarira. Gira vuba, ndabona byihuse, bibi byihuta kubi. Kuko ndari mu gihugu kiroza kumva umutima umuvuyemo. Igihugu kiroze gitera umuntu ubwoba ku buryo niyo abonye igikeri cyifuje avuga ati bakintumye. Igihugu kiroze ngo bagiye ubuhamya mpaka ibitotsi bigenda bishira. Jya wibuka aho Imana yagukuye, bizakurinda kugwa mu nzira. Umwami Dawidi abonye isanduku y'Uwiteka igarutse iwabo mu murwa, aranezerwa araririmba, atangira gutamba ati ndatambira Uwiteka Imana Nyiringabo, uwanaruye mu nama akanyimika, akansuka amavuta yo kwishima, akandutisha bagenzi. Muhaguruke dusenge Imana. Hari ahantu haryoshye ngiye kuvuga, ariho tugiye gusengera, ngo benda gusoza urugendo. Haleluya. Ubundi irangira ry'urugendo rw'umukristo ryigisha nk'icyumweru. Reka tuvuge benda gusoza urugendo, ngo Imana yabonye umunaniro bagiriye mu nzira, ibona ntibashobora kuwinjirana mu ijuru. Ntabwo Imana yatuma ibintu byose byakubereyeho mu isi muri korari mu ivugabutumwa ubijyana mu ijuru, ahubwo ngo yateguye karitsiye yo kunyuzamo umuntu igiye kujyana mu ijuru. Nimunyikiriza ndayisobanura. Iyo karitsiye ngo ni igihugu cyitwa Beura, mu Kinyarwanda bivuze uwashyingiwe. Ngo bakigezemo ngo bahura n'akaga, ariko akaga bahuye nako ngo barwaye indwara, ngo barwara indwara yitwa urukumbuzi rwo mu ijuru. Icyama namwe mukajya muyirwara. Ngo batangira kumva amajwi y'inyoni asobanura indirimbo zo mu ijuru, ngo n'ijwi ry'inuma risobanura umwuka wera, ngo buri wese yareba mugenzi we akabona ni mwiza kumurusha. Ngo bagenda baririmba bakavuga ngo iyaba mfite amababa ay'abamarayika bangurutse nkagerayo nk'abisiyoni iteka. Uwitwa Pawulo ngo ajya gupfa, ngo bakoresheje ishoka bamuca umutwe, ariko mbere yo kuwuca baramubaza ngo Pawulo uravuga iki tukabona kukwica? Aravuga ngo ndababaye. Bati mube maso, agiye guhakana izina rya Yesu. Aravuga ngo ndababaye, mbababaye no gutunga umutwe umwe, iyo ntunga nk'itatu yose mukayica kubera uyu mugabo witwa Yesu. Bantu ko bakunda imyanya y'imbere, wakugira umudiyakoni mu ijuru, Pawulo urumva wamwicaza? Bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta. Babonaga irembo riri hafi, ndetse gutabarwa kwabo kwari
wasatiriye cyane umukiza abantu ahera nifuza kuzagerayo zaririmbana n'abahinde. Munizi iminota ibiri tugiye guhamagara Imana. Nababwiye ko kuvuga mu ijuru birya Satani akagenda vuba. Undi muntu nangaza n'akana kitwa Polio, ngo mu karengane k'intumwa kari gafite imyaka 11, ngo Poli yarangije, ngo umusirikare wari umugoma aramureba aravuga ngo wakana we nawe uje gupfana n'abandi, agira ngo ako kana kaherekeje mama wako. Akana ngo kari kuzuye umwuka wera. Iyo umuntu yuzuye umwuka wera hinduka umugabo nyamugabo wo guhamya Yesu. Muri ibyo yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntazagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Karamwitegereza agashira ubwoba, ngo kuzura umwuka wera agashira amanga. Karamubwira ngo nyicya Yesu we namubonye, my God namubonye. Wa mugabo ngagira ubwoba, ahita avuga ngo ibi bintu niba bifata abana birakora, ibi bintu by'abapantekote birakora. Ntabwo bitangiye gukora ubu. Ngo abarizeye bamwica mbere ya kakana, ariko abo bose barazamutse, bazamukiye. Imana izakunyuze muri Beura kugira ngo ugere mu ijoro. Umuntu yari muri Beura nta bwoko bw'ijwi ryamugarura. Umwanditsi yaravuze ngo mu gihugu cyitwa Beura ngo amaboko y'igihanda cy'ubwihebe ntago ahagera, ntago ubwihebe bugera muri icyo gihugu. Nta magambo ateye isoni abayo, nta n'imfubyi muhombeke amaso yanyu dusenga. Uretse gato gucuranga, Imana irashaka gukiza umutima wawe. Yesu arashaka kukuruhura uwo mutwaro umaranye igihe. None mwene data mushiki wacu, wowe uretse kugendera mu kigare, iyi nzira iraruhije, hari abantu inanira kandi bakigenda. Ukurikije ibyubamo, ukurikije igihugu uhagazemo, hari igihe umuntu aba ari mu gihugu kiroga, umuntu akarwara, yarasengeye urugo, yamara kubaka urugo no kurepeta bikamunanira kuko yakoze ubukwe. Ariko ahantu uhagaze, niba ari mu gihugu kiroga, niba ari muri cya kigo twabonye, niba wumva ahantu uhagaze udahura n'umwami Yesu, rambura ikiganza cy'iburyo tugusengera Imana. Kirambure utitaye ku yandi maso. Umuntu wese ajya yimenya, kandi niwe muntu wiyizi kuruta abandi bantu. Niba ahantu uhagaze hari urwokotsi rukubuza kureba Imana, zamura ikiganza tugusengera Imana. Zamura ikiganza cy'iburyo cyane, gisobanura ukuri ko mu mutima narabibabwiye. Bwire Yesu ngo naho nguhisha. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi neza imigendere yanjye, umenyera kure cyane ibyo nibwira, ungosi imbere n'inyuma, naguhishane ibiri mu mutima wanjye, ko bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa, nazamuka nkajya mu ijuru riyo nikuzi. Wirangara, Imana iri muri ruteraniro. Ntacyo naguhisha, naho naguhisha, ntikinakora, mbese ntikinaguha ngo kigushimishe Mana, kinezeza umutima wawe, nukutishimira ibitambo mba mbiguhaye. Byose ni ibyawe, ibyo wishimira n'umutima umenetse, uwo ntuzawusuzugura, ni wowe buhungiro
cyubahiro ni wowe manza amaso, ni wowe na wundi mugisha mfite. My God, holy Yahweh.